Nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ritunguje none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Bashyitsi bahire rero mu rugo rwa Ndibyariye buri burorudi twakira abashyitsi bakagubwa neza bakagira umutekano n'amahoro, baba abarara tugasasa bakarara ariko babonye amafunguro n'ibinyobwa. Aba rero mbahaye ikaze muri uyu muryango mugari, ndagira ngo dusatirane. Urakoze cyane. Ati nkundira muvyeyi nkore muri bya biganza byazikamye, nkuramutse kandi turamukanye kuko imyaka yo nimwe. Rogayito aho neza. Amakuru y'imese. Amakuru ni meza. Namwe neza turaho. Uvugeze muri uru rugo rero rwose turagira ngo tubakire ubuzima bwacu. Ati ku buzima bwacu nyamara kumufasha.
kandi turyoherwe kandi burya ababyeyi nibasoma natwe duturimire mwafashe tukongera tukabashimira ngaho umuntu akunze burya baharambika kotso umuryango wa Ndibyariye muraho neza habo mugi bakomeye hejuru twongeye duhoberane twahoberanye mu minsi ishize numva ibicuro ntibishize ndagira ngo wongere nkore mu yungu numve abakiranye neza barongera bakoze rwose aracyahumeka araho neza naho ndakomeye komera cyane amahoro y'Imana bane natwe yewe rero intore nkuru iyongoye imbere z'ya ntore ureba ruturutse mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza mu kagari ka Kivumu mu mudugudu wa Busozi tukaba tuje ku butumire umuryango wa Ndibyariye w'Irebere ruturutse kwa Nzigiyimfura François umuryango mugari ubutumire rero w'Irebere yohereje François bwamugezeho niyo mpamvu ruzi twaje gufatanya igitaramo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 Irebere n'umuryango we bamaze basezeranye babana nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze kandi ubutumire bwanyu ubuje bukurikira ubwacu nk'uko mu myaka 2 ishize natwe twijihiza isabukuru twabatumira tukabona mu gitaramo hejuru rero aho umugisha ubashe kumfasha tuzana ituro cyane itwerera byose biragendana kuko kwa François bazaga mu rugo n'ubundi bazaga bafite amaturo bazaniye w'Irebere niyo mpamvu n'uyu munsi iri turo rigomba kuza tugafatanya ikirori twishimye kandi tunezerewe murakoze cyane tuzirikana mukamenya umunsi mukuru wacu mukatuzana ituro cyangwa itwerera ntabwo rero ubutumire bwo batugezeho ngo tuzi mu kuboko kirazira kuko ntabwo byigeze bibaho kuva na kera mushimire uyu mugabo abo mugisha rero igitaramo nk'uko twari twagitumiyemo kandi tugituwemo nk'abantu bo mu umuryango rero kwa Nzigiyimfura François hari n'inkuru nziza nagira ngo tuganireho ku murongo w'ibyigwa nanjye mwanyemereye kugira ngo ndase ku ntego mu minsi itambutse twari muri rugo nk'uko n'ubundi tuhahora tugasangira tugafatanya ibirori tugataramana tukishima tukanezerwa ngira ngo mu gihe cyatambutse rero umuhungu wacu Hanyurwa Imfura yaratubwiye ati babyeyi ndabona mwateranye kandi nanjye mfite ijambo ryiza nshaka kubabwira ndagira ngo mbabwire ko nanjye maze kuba umusore ndi umugabo ngira ngo ntere ikirenge mu cyabakuru banjye abanagira ngo muzanshingire urugo kandi nkanagira ngo nzabatume mu muryango wa Ndibyariye kuko nahabonye umugeni unkwiye nkunda kandi nanjye unkunda icyo gihe ntabwo twatinze twaraje muri uru rugo nk'uko natangiye mbivuga ko atari ubwa mbere tuhakandagiye tuhasaba irembo ry'abageni irembo muraritwemerera hatambutseho nk'ukwezi tubasaba kugira ngo
umusore wacu n'umugeni mwaduhaye kw'irembo ko bajya imbere y'amategeko bagasezerana byemewe n'amategeko. Icyo nacyo twaragikoze umunsi wa none ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi, bihuje n'igitaramo tubasanzemo cy'imyaka 50 mumaze musezeranye mubana. Natwe twifuza kugira ngo uyu munsi tubasaba umugeni wa papa Marie Francine. Hari inzoga nyinshi wazibonye zisaba umugeni, ariko hari noneho na kizigenza nyirizina abo mugisha. Twakweretse irembo kugira ngo utajya mu cyanzu leta rurabizi, niyo mpamvu utigeze uyoba cyangwa ujye kunyura, ariko twarakubwiye ngo tukwemerera umugeni, twaguhaye irembo uzanyuramo, ni naryo wajemo, turabigushimira rwose. Icyo mutanyemereye n'inkwano, ariko ubundi umugeni mwaramunyemereye. Twaramukwemereye. Hariya rugabo rero hari umugabo ngo yitwa Mbanza, hariya waturutse baza rero bakubwiye ati numbanza inzoga urambanza n'ijambo. None ndabona itari ijambo ryo ndarihorana, ahubwo ni umwanya. Iyo ni inzoga yo gusaba, reka nyakire ubusaba ubwo. Urakoze cyane. Ariko rero irembo twakweretse n'ibyo wajemo, niba ugenda ukazagaruka n'umugeni byo simbizi, reka njye kwicara. Kwica n'ubundi ni ngombwa, ugomba kujya mu byimbo byawe ugatura twese tukaganira. Ariko nabwo hano ubundi nemerewe, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none naje twagana. Rero ati mu masabukuru yabayeho aheruka n'iri, abana baramenyanye bagira n'ijambo bagutuma. Natwe nk'umuryango wa Nibyara ibyo ntitwabyanga, ariko nkundira unyumve. Uwo mwana wavuze, uwo mugeni ushaka yarezwe na nyirasenge, amuha uburere, amuba hafi, aratubwira ati atazagira umunsi mukuru n'umwe we ntahari. None ntahari, ahitare rero icyo turi bugufasha. Niba ariko wambwira mu majyepfo ubwo ni kure, ubwo uracumbika, niba hafi twari tugatarama mu gitaramo wadusanganye, hanyuma ubundi tukazasubukura gahunda. Ubundi nyirasenge nk'uko yabisabye kandi akanabivuga, bikaba bigomba kujya mu bikorwa. Nta n'ahandi twakwaka icumbi twageze ahangaha. Hari igihe aho yazindukiye twajya kujya bure tukubonana naje, reka tube tuganira, ariko ntashinguye ibirenge aha. Kubw'amahirwe najya kubona tumusimbishije amarembo, akavuga ati bariya abantu nibakomeze gahunda nanjye nahageze. Rero ujye ku mavi, kuko numva kuba atabonetse kugira ngo aze urumva nene gahunda iri bukoreshwe. Turasenga cyane, wajya no kubona ukabona ateye urutoki nahageze ga. Mubo muri kumukabona yahageze, inyuma aho ngaho aravuga ati ndi hano, agatanga uburenganzira, gahunda zigakomeza. Reka dutegereze turebe, yenda yabaje nyuma yuko narebaga imbere ntareba inyuma, yenda akajya dutegereze kandi twizeye. Wavuze ko dusenga, ubwo dusenga buriya birizeye. Nyirasenge ntabwo ashoboye kuboneka, ariko yantumye ko umugeni mu mutanga. Ikayite urasenga koko, amasengesho yageze, ngirango yageze ku Mana. Nyirasenge ahita umanaho ryageze, ubwo yabyumvise aratelefona, ngirango niko bigenze. Nuko rero buri gisigaye rero, ubwo nyirasenge niwe watanze, niwe warashyizeho iyo nziti yo kuba ko adahari umugeni atazatangwa. Ariko umuryango nawe urareba, mu muryango wa Kayitare niba nta muntu wawuhemukiye byakuvuza umugeni, kuko nyirasenge ibyamurebaga byari iby'umukobwa, ibisigaye ni iby'umuryango, nabo bagiye kwitegereza. Karame
N'uvugiye heruka ngaha yego nziko twahuriye mu mayira n'uwo mugabo mwicara. Uwo mugabo mwicara nyo hirya mu kuboko k'uburyo nibo yibuka yaciye hagenda afite imodoka ndamuhagarika kunja ikuja kwa mugabo uwo mugabo kujya mu mbuze urabona ubuze kubona umugera mbuze. urakoze cyane. Yageze mu rugo aranabitubwira ko byagenze koko yuko wamuhagaritse icyo gihe yanga kugutwara. Nuvuga ngo imyanya yari yuzuye imbere hari abapolisi yarababonaga aratambuka arabanza arabarenga abantu yari afite bose basigaho ngahagarika kugutwara. Akigira hamwe wari ugeze asanga ihagaze itagisi umaze kwijyamo yuriye abavuga ati Imana ihabwe icyubahiro kuko baramujyana. Rwose ni amasengesho urasengaho ariko hari umusore nabonye wicaye ku ruhande. Uriya musore wicaye ku ruhande ndabizi rwose uvuze ko amasabukuru yose tuyahuza n'iminsi mikuru tukayihuza. Yafashe irembo muri uru rugo ashize umwaka ntiyagaruka, none gahita agarutse wowe kandi nzi ko ari umukuru w'umuryango. Tugume muri ayo. Icyo cyo kiranoroshye cyane kuko ni ukuvuga ngo tukimara gufata irembo muri uru rugo umwaka ushize yahise yoherezwa mu butumwa i Darfur. Ni ukuvuga ngo uyu mugoroba nibwo indege zari zibagejeje ku kibuga cy'indege i Kanombe bahamagaza n'abandi babasimbura, ariko noneho yavuze ati nanjye ntabwo nsigara turajyana hafashe irembo mwafashe n'irindi kandi mugiye gusaba umugeni nanjye wanjye ndamuzana ahubwo nimungira neza nabo muramo nawe mujyane. Banyamuryango umuryango mugari Kayitare tumwemereye umugeni. Ati Kayitare tumwemereye umugeni ariko ntabwo nzi neza niba ari ya mashini impundu ari yakwiye umukobwa wacu. Ndashimye ndananezerewe ndananyuzwe. Buriya nanjye mba nitegereje narebye ibijyanye no gusaba umugeni naje nikwije, ariko nimuza kunkosha ndabakwera, ariko n'ibimenyetso ko nzabakwera nabyo naje niteguye. Nagira ngo nsaba umusore uri hariya nawe wigire ijuru wigire hino uze unsatire noneho ntangire nkwereke yuko nzagukwera. Ubundi umukobwa usaba ngaha yitwa nari nabivuze koko ariko ndasubiramo n'ubundi yitwa wa papa Marie Francine. Nka musaba umuhungu wanjye Hakizimfura Evariste uzi ku izina rya Bahati. Iyi ni cyozi cyogera inka. Iki ni ikimenyetso cy'uko izo uzankosha zose nzagukwera. Ikaba rugori. Iyo ikaba ari rushigisha bishanga igomba guhinga ubwatsi inka zizarisha. Iyi rero ureba ni rubasha amabuye ahakomeye hose ntihakangwa, irajagurura n'imajagwa, iregeranye igakora byose, aho igeze iratenguba. Ni muri umuntu wa katiripurari. Ubushyo bw'iwanyu n'ubw'iwacu ni bumwe, ntabwo tuyishora mu migende mu kabande ku nzuzi, twororera mu biraro. Iki ni ikibumbiro aho bacyubaka ukagitegurira niho gihora kikaba gihari. Noneho iki kibumbiro zikaba ari cyo inka zinyweramo. Iki rero kikaba ari igicuba kidahira ukadahirira muri cya kibumbiro. Iyi mashini ureba irakora
ibahita ngo nta nijoro ridacana niyo ikoresha nijoro yakora n'amahanga akora. Iyi mashini rero iyo igiye ukatabura bwatsi ko nibwo yamenyereye utamikamo wakongera ngo kandi ukanda ahangaha ureba. ndetse n'ikimenyimenyi n'ubu ngubu uhakanze yakora ariko iri kuri bwa bwatsi ahakora ko nta bwatsi ntiyakora ariko utameze mu bwatsi bakanda ahangaha leta rero ngira ngo ndagushimiye. urakoze cyane kushimira. duhaye imashini, duhaye ibibumbiro, mbese turagushimiye. Muryango mugari mumfashe dushimire Kayitare. Ubwo rero twicare tugubwe neza. Hasigaye nabahaye bandiza inkwano, ni ikimenyetso cy'uko ni muri munankoshe ndi bubakwere. Naringize ngo twagwaye umugeni tuguha n'inka. Yawe ntaho bijya biba. No mu cyiciro cya mbere ari yanda nkanswe giye uri mu cya gatanu. Ntabwo turi bukosha dukurikije icyiciro urimo, turabukosha dukurikije umuco. Uradukwera inka. Ndazemeye. Urazemeye. Buriya akenshi abantu ntabwo bakunda kuvuga umubare w'inka zipfa kuba ziri hejuru y'imwe cyane rwose. Ntabwo tuzi gutegeka, urazivugira. Numvaga nabakwerera umunani ukinze urimo amashashi ara mu maso mu muhembe, kandi noneho inzuri zacu ziri hafi y'izanyu. Igihe nikiza kugera muraza kuha abantu bajyanye n'abanjye babereke, ariko icyo nizeye nuko zose ari nziza kandi ari nzima. Turazemeye. Murakoze cyane. Ayo mashashi umunani turayemeye. Ntabwo hanyuma izisigaye urazikamirwa n'abana, abandi bari buze nabo turabakamiriza kuko dufite aho dusanzwe twororeye dukamira. Hanyuma gusa uragira uti ariko inzuri uruburi rwawe n'izacu ntizegeranye. Ziregeranye rwose. Ntabwo wizera tukoherezayo abantu bajya kureba. Oya, nababwiye ngo ndizeye kandi nizeye ko ino nzima. Navuze ngo ni mu bishaka niba ngombwa birakorwa, niba munyizeye nanjye kuko nizeye kandi ubwo birahagije. Urumva byaba ari ukubagora kuko uko tubanye iyo minsi mikuru uko twayijyanyemo ni nako twahigaga tukanahigura. Ubwo rero ntawe uhiga ikindi adahiza amashyi. Turebemo amashashi.
impano ufite ipfundo ndabizi ntabwo ari agapfunyika kuko udupfunyika tugira abatindi ati ngira ipfundo ribumbatiye urukundo n'ibyo naguhishiye byose ati shyikira mukobwa mwiza ugaragariza impamvu nakiriye ubusabe bwawe mu busabe ibihumbi bw'abandi basore ati nubwo nari mwiza ariko nawe warabikoreye mwanyemereye tukabashimira mwafura ngwino mweke datubyara ndabizi umwana wacu nawe arashaka kugushimira ndabizi arashaka kugushimira ati mubyeyi dore ikampo ukwiye ati izuba ritazakwica kandi warambyariye umusore kandi warambyariye umugabo iwacu nta mukobwa ukora mu ruhanga rwa sebukwe ngaho mufashe nawe ngaho mushyikirize n'ako kabando ako ngako azakwitwaza hatebye hato amamubyara nawe niyigira imbere nishyikirize rudasumbwa
reka nkurebere ifunguro nzaguhahira ukabasha kunyubaha kandi no kunyumvira. Reka tubashimire. Ibuka Juliette na Romeo Subiza umutima wawe mugetereko Subiza umutima wawe mugetereko Francine na muzi bamuze ko bamukunda Kundu mukundo rukundo ruruza byose tugire vuba kandi ikindi cya kabiri aba nakubwiye yuko abasigaye mu rugo bakeneye amagenzi meza aturutse mu rugendo twazindukiyemo ndebeye twatubando nkajya kubabwira inkuru nziza yuko umugeni mwatwemereye mwana muduhaye byarushaho kunshimisha no gushimisha intore turi kumwe zose. Ariko ndabona bagendanye n'abasore niba bitwaje ubwongo wenda simbizi bababwira bakanyaruka bakagenda tugatarama niwe twavuganye niwe tuziranye tugataramana tukazataha turangije ibyaha. Wowe uva ko unyemereye yuko bari bugende gigasigara hari amabwiriza ndi bubahe noneho n'ubutumwa ndi bubahe ndabaherekeza ningira hirya hari munsi na zamano nanjye leta mpindukira ze dukomeze igitaramo. Urashaka kugenda ukagaruka ku nsezero? Ntabwo ndenga munsi na zamano ni imbere hano hafi gake cyane ariko bakagenda batumye nanjye. Ariko ko bantu ushaka kunkinga ngo ari rega ngo ari inka zitakamwa nyirazo adahari. Icyo nacyo nakikubwira ukacyumva ukakinyemerera ariko icyo ntabwo nakivuze. Icyo nizeye uragaruka dutaramana cyane rwose naye nabikwenda ariko maze kubatuma aho mutambuke.
umuryango w'Imana bakiranye urukundo bishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana no kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mutima wanyu urukundo kandi ruba kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kwiyemerera imbere y'Imana, imbere y'ikoraniro ry'abakristu ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba umugisha kuri uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Impamvu rero twese abateraniye hano tuze kumva ijambo ry'Imana, tuze kumushyingirwa ni Kristo, isezerano ry'abashakanye, gushushanya isezerano cy'akazi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Kugira ngo urukundo Imana yabahaye uko bwije uko bukeye irubakomereze, bityo bazabana akaramata nk'uko bari bubyemere imbere y'Imana. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ekaristiya, mucyo tubanze twanga ibyaha byacu. Ibyo watekereje, ibyo waravuze, n'amakosa, ugerageje gutura, kuko naratsinze rwose umutima w'Imana utagatifu n'iteka, abamarayika bose, abatagatifu bose, n'abavandimwe, twese Imana. Imana ishobora byose tubabarire, dukize ibyaha byacu, maze tugeze mu gihugu bw'iteka. Oh
mushobore kubona iteka y'indahindukirana kandi murangize neza imirimo yose igenda bashakanye. Niyo mpamvu imbere nshaka kubabaza ngo mwumve uko mutekereza umutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Gusezeranya Kristo muzi ko mubona gukundana no kubahana mu mibereho yanyu indahindukirana. Muzi ko abashakanye bagomba kwakira urukundo rw'abantu bose bahaye kandi bakaberanya Kristo. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa babyara. Murabizi? Turabizi. Nuko gushyikirwa mutagatifu nyuma y'urubanza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwirwa isezerano rye. Yewe Hakizimfura Irebere Juste, nemeye ko wowe Marie Francine wa papa umbera umugore kandi gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, uburyo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. None rero ikimana y'umuntu ntabwo gitandukanye. Abandimwe tumaze gusezerana twari tugiye gusoma umugisha w'impeta bazambara nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'umwuka isezerano ry'Imana. Izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye bubuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzuze umugisha wawe kugira ngo ugiye kuzambara abahore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze bazabane iteka bakundana kubwa Kristo umwami wacu. Ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
uzakirane umutima mwiza abazatugendera bose kandi uzabe uruhutso rw'abafite intimba dutoze gufashanya imigendere dushyigikira inama dutoze gukora umuryango wawe iminsi yose y'ubuzima bwacu dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amagorwa yacu dutoze gufasha abana uzaduha kuyoboka maze rero nyagasani wowe rukundo ruzima tugushimiye urukundo waduhaye kandi tugusabye kurukomereza twibagiwe twongere dukoze gusuzuma abaye rero wasabye tugusubize ibibazo byose kugira ngo dukomeze kubana amahoro n'izindi ngo z'abakristo uzisakaza mu bumenyi bwawe kugira ngo urukundo rw'abashakanye uzagaragaza urukundo tugirira rwa kristo umwami wacu kristo yesu akuzwe dushima imana rero abavandimwe umaze kugenda isezerano bakazamenya ko kristo yaje rwose umurimo myiza wose abayobe n'injiji mu rukundo kuko ariyo ntego zabona ibibakora ishaka gutamamira urwo rukundo murabe maze atagira umwanzuro cyane cyane murakomeze mutware n'akomeza mutabarana namwe byimuri bibagwanya amazi w'icyaka
neza karibu ukaduhobe na derukana mu gihe cyatambutse nari gukumbuye nari gufite umukumbuzi aho neza karibu murakomeye wagize urugendo rwiza urugendo rwabaye rwiza karere ka Muhanga wakabonye wicara kubwe neza rero ariko mu gihe cyo gutambuka mujye kwicara reka mbaze umunyagikari hariya azanire mbanze nkwakire wororotse vumbi rero amashyi umuryango wanzigiye Fra François rero mwicare mu bukwe neza mwe n'intwari muri kumwe wororotse vumbi neza niba wumva umaze gushira imvumu uruhutse uratuganiriza amagenzi uko yagiye ubona icyo wagiye utambukamo kugera i Muhanga. murakoze cyane muzehe Kayitare wongeye kwirirwa iriwe neza muzehe rero ndatangira gushimira n'umuryango n'abanyamuryango twazanye ko watwakiriye hano ariko muri make waje ugana umuryango mugari wandibyariye kugira tukwereke irembo uzanyuramo uje kudusura mwarabikoze ndetse mushima n'umugeni wo mu muryango wacu ari Francine muza kumusabira umuhungu wanyu Irebere. Uko kwakira no kubana rero mu muryango wacu ntibyari bisanzwe, twari dusanzwe tubana tunaganira. Impamvu navuze ntangira gushima nuko uko byagenze neza. Umunsi rero mwiza twari natwe dufite ibyishimo tuguhekeye umugeni wadusabye Francine. Urebye hano hakurya ndareba Francine nkabona na Irebere nkabona bishimye avuga nti intumwa yatumwe neza yenda nishyitsa neza, ndabona batazasigana cyangwa ngo basigane ariko amavuta yo bazayasigane nicyo bahisemo. Muzehe Kayitare rero Francine mwadusabye gusaba Irebere twamuhetse twamuzanye tumugeza hano. nkaba nongera kubashimira n'uburyo mwatwakiriye bose abisubiramo anabizeza n'abari hano twazanye, ndetse nkabasaba abavandimwe icyo kuba n'ikimushire mushimire Kayitare uburyo yatwakiriye. Impano zose ntabwo baturutse mu karere ka Muhanga bari tugera ku isoko rya Nyabugogo ngo twinyurire muri laboratwari ngo tugurishe, cyangwa se ubundi dukomeze nitugera ku murindi ngo tugurishe, oya ahubwo twashoboje ubutumwa nk'uko mwadutumye. Ikimenyimenyi
ndagira ngo bereke ko umuhungu wacu wari wadutumye kumusabira umugeni murebe neza mukopere murebe ibyishimo afite hari ikindi kandi nkomeze nifurize buri wese urangaha kugira ibihe byiza eberijisiti ugize imana wiboneye umugore ugukwiriye n'ukuri uzamurinda agahinda guhunda umunezero uzamurinda agahinda guhunda umunezero maze amashyi masohoka akagenda ku igare kumwe uretse inganzo yanjye nongere ndibabwire bisi yewe bisi maze mucukiriza kubera ko amasaha yagiye intacyo bwite baturu uretse inganzo yanjye nongere ndibabwire bisi urakoze cyane eberijisite ni umuntu twabanye twahuriye henshi ndetse n'uwase nta kindi mbonye n'abatura rero uretse inganzo indirimbo zose nabaririmbiye izi ni ukuzazishyira akira mu mbere mpamvu uzabyare muheke mugwize umuryango ngize mu bundubu z'urwunge hari abateganirije abana bagomba kuruhukira niba bishoboka wahereka umuryango kugira ngo n'ejo barumuna be cyangwa basaza be
bazahamusanga. Nyuma y'icyo rero rwose nk'uko kigushimira aho nasize hari abasigaye kubera imbaraga nke ariko bakeneye kumenya ibyiza twagiranye aha, bakeneye kumva ijambo ryiza ryavugiwe aha n'ibirori byabereye hano. Nkaba rwose ngira ngo nabyo wabwira abafite akabando kababwira uti muzehe ashaka kugenda, hanyuma tukabifatanya bikagenda neza. Murakoze. Twagushimiye ko wanyuzwe, ariko noneho nagira ngo nsabe abanyagikari hariya batunguza uburyo umwete. Noneho ahangaha turi mu muryango wa Nzigiyimfura François niho twataramiye. Icyo usabye nanjye numvaga nagitekerezaga kugira ngo ngigukorere, nkajya kukwereka urugo rw'abana n'ejo bundi barumuna be bakajya bamenya aho bamusanga na ba nyirasenge nawe ubwawe. Hejuru rero uzunyegere banze nguhe akanozangendo twaze umwana wawe mushyire hariya ku meza. Ibi ngibi byo ndabimwihera. Iki ni ikimenyetso rero yuko nugera mu rugo abagutumye kubereka ko bageze mu muryango wa Nzigiyimfura François. Icyayi ni ukuvuga ngo umugoroba ukubye akariho kaje, imvura ikubye uzajya ukinywa ubundi urusheho gutoha ushishe wumva urwanya ubusaza. Ubusaza bugende nka nyomberi. Iki ni ikimenyetso rero ko twageze mu muryango wa Nzigiyimfura. Nari gikomeza rero ubundi gaje yo kwerekaho twahitiye abana nk'uko namubwira. Ubundi mu rugo rw'umwana n'ubundi rususurutsa utaburayemo, ubundi ugiye rususurutse. Urakoze. Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amina. Twongeye gushimira Uwiteka Mwami Imana, twongeye gushimira kwabaye mu ruhande rwacu kuva mu rukerera kugeza uyu mugoroba duhumeka umwuka bazima. Izina ryawe gucyubahiro. Databuja mwiza rero kubw'amajwi yacu yanduye kamere, tugushimire kuwabana natwe, tugushimire ko nta gikuba cyacitse hagati yacu, tugushimire ko uri Imana nyamana kandi uri Imana itavugirwamo, ukaba utegeka.
murakoze cyane ngira ngo aho dusezeranye n'uwo zihurira kanya katambutse ibyo wansabye nabikwemereye kwereka urugo rw'abana ubwo rero umwanya n'uwawe n'uburenganzira n'ubwawe uguhaye umwanya naho ijambo ryo urarihwanya twabaye igihe kinini ariko cyiza tugeze mu mwanya rero wo gushima ko tweretse aho abana tuzabasurira tunabahaye uburenganzira abatari bahari tunabahaye uburenganzira bwo kujya ku biro ejo ni mwabona Francine agiye gushaka ubwatsi bw'inyana akajya gukukira inka ntimuzagire ngo hari ikindi cyabaye umuryango wacu nubwo tutera abantu tubarinda inzara ariko ntitubarinda umuryango yemera ko tutazayikoreye muzafata n'ikaramu yanditse byose bitojwe n'umuryango leta rero nta kindi narenzaho gusa nk'umuryango mugari wanibyariye barambwira bati abana ejo ntibazirindwe bajya ku isoko bazajya ku murima n'ubundi bazajya ku isoko yenda aho batuye banazi amuhahiro kugira ngo twabibonye twabahaye n'uburyo buzabafasha kugira ngo muri iyi minsi bazatekane bakore imirimo ariko batabura nta kindi nazo nagushimiye bose ndagushimiye mwumvize amashyi Francine ahawe uburenganzira bwo gukora imirimo yose inyuranye ntabwo ejo uzamubona ari mu mirimo inyuranye ntazavuga ngo yakoze amahano kuko abihewe uburenganzira kandi baduhaye imbuto zose niriwe ndondora amazina mu rugo rwungutse rushya uhageze wagira ngo ni mu Uganda hari buri kimwe cyose nashimira rero uriya muryango umugisha uhagarariye nawe nkamushima kuko ari intumwa nziza ni intore isobanutse